Bakunzi ba Ivy Scholars mwongeye kurirwa neza. So hari benshi mukomeje kugenda mwibaza iki kibazo, ati se ni gute nzamenya ko University of Rwanda yamisemo ngomba kubona buruse? So niyo mpamvu nanjye uyu munsi nifuje kuza kugira ngo mbereke nk'inzobere cyangwa se umwe mu banyeshuri biga kaminuza muri University of Rwanda, nze mbereke uburyo bizaba bimeze University of Rwanda yaguhisemo. So reka nze mbikwereke step by step kugira ngo nawe niguhitamo utazasigara cyangwa se ugacikanwa n'amakuru mashyashya meza avuye muri University of Rwanda. So ndagushimiye wamaze gukora subscribe kuri Ivy Scholars TV. Nawe nimba uri mushyashya reka nkwibutse udushyikire ukanda kuri subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo udutere imbaraga. Ibyo dukora tubikorera mwebwe ndetse n'ubutaha tuzongere tubikoreho. Murakoze, reka mbereke uburyo ushobora kwirebera nimba koko University of Rwanda yaraguhisemo. Thank you. Come. Uraza ujye hano kuri Google Chrome bisanzwe, hanyuma numara kuyinjiramo urandika ur.ac.rw. murayibona ngiyi yaje University of Rwanda, uyikirikeho hanyuma utegereze gato. Urabona twamaze kwinjira muri website ya University of Rwanda. So noneho urahita ujya herero, urabona hano hari utuntu twinshi, hari about, admission, research, news and event, partners. Umanuke hano hasi hari entry requirement, UR programs, booklet, student portal. Urakanda hano hari student portal, hanyuma numara kuhakirikaho urahita umanuka gatoya, bakubwiye ngo student portal login here, ariho kirika. Urabona twamaze kugera kuri portal y'umunyeshuri, student portal. Hano uraza, ngiye nsanzwe ndi umunyeshuri wa University of Rwanda. Urabona nsanzwe mfitemo reg number yanjye, ntago ndibwongeye kuyishyiramo kugira ngo hatagira no ndebera pin. Uraza hano uhashyire ya reg number yawe baguhaye uri kwa applyinga, nusoza hano uzuhashyire ya pin yawe y'imibare 5 nabwo baguhaye uri kwa applyinga, hanyuma nusoza kuyishyiramo yo tukanda hano kuri login. So urabona twamaze ku loginga in. Urahita ubona amazina yawe, nkanjye for example Venuste Ishimwe, student number yanjye, gender, birthday. Urabona ni biriho byose, imyirondo yawe hano yose ibiriho, ukareba nimba nayo imeze neza. Urabona iyanjye ngewe bimeze neza. So hanyuma rero niba wamaze gukora application, uraza uhite ureba hano application information. Nafashe umunyeshuri wamaze kuba admitted, naguhaye urugero kuri ngewe wamaze kuba admitted. Ngiye nsanzwe nigayo, ubu ni nyuma yuko nanjye namaze gukora nka zira process mwese mwakoze uko byagenze kugira amenye ko nabaye admitted. So numara kuzana muri application information, nabona batangiye kweka academic year, qualification, description, academic preferences. So urabona ibi nibyo nahisemo estate management and evaluation, ari nayo bamaye. Ndaje mbikwereke hano hirya. Ya kabiri nasabye environmental planning and management, ya gatatu ni transport and logistic management. Ngiye ntago bigeze bajya kure rero, bamaye ya mbere nayo nasabye. Kanambikishe gato urebe uburyo biba bimeze hano kuri admission status. Ngira ngo murahabona mwese ahangaha handitse new admitted. So rero yo University of Rwanda yagufashe hano bahita bandikamo new admitted kuri mushyashya wowe wabaye admitted. So yo batagufashe abanditsemo not admitted. Ngira ngo ako ngako muragasobanukiwe. Akandi rero ko kureba wenda ushobora gusobanuza, reka dutembere nkusobanurire. Ushaka kuza hano kuri student administration, ahanga ugiye kureba information zawe ko zimeze neza. Ese makuru nashyizemo birajyanye ndamutse ngiye kwiga university kugira ntazasanga harimo mismatch cyangwa hari amakuru adahura. Hano ushaka kujyaho kuri personal information, ukajyaho kareba imyirondoro yawe. Urabona ko akundi ya form twayujuje ni quiz, amazina yanjye, reg number yanjye, byose urabona ko biriho. Mr Ishimwe Venuste iki byose murabona ko biriho. Iyi ni imyirondoro yanjye. So nawe urajyaho kareba nimba imyirondoro yawe yanditse neza. Ikindi ushobora kuza ukora address validation. Hano ni email ndetse na telefone yawe biba biriho. So uraza I'm sorry not here, it is here, personal contact. Niho haba hari email ndetse na telefone, ngira ngo murabibona. Ukareba niba byujujeho nabyo neza.
kuko niho hantu uzajya ubonera amakuru ya UR. So urabona ibyanjye birimo neza hano. Admission rejection reasons, ahangaho ntago wemereye kuhajya, ahubwo wenda reka njye hano naho ngusobanurire kuri student inquiry. Hano naho ushaka kubaca ugiye kureba nimba warabaye admitted. Urabona hari academic admission status, ushaka kujya kureba nimba warabaye admitted. Nkanjye ahangaha murabona muri Estate Management and Evaluation muri KIST nabaye admitted, new admitted. Ahangaho nta stat mfiteho kuko nta kintu bigeze bavuga, kuko nta nubwo bigeze bajya kuhareba kuko nabaye admitted kuri faculty ya mbere nari nabasabye. So ibindi byo nabyo muzagenda mubimenya gake gake. Nimba hari icyo ushaka ko nzavuga muri video y'ubutaha, andika muri comment nzabigusobanurire byose uko bimeze. Thank you for watching. Salute.